bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda. Twongere tubasuhuze mwese, tubabwire tuti mukomere cyane kandi Uwiteka akomeze abane namwe. Abari hirya no hino ku isi muhari mwese mukomere, turabashuhuje cyane kandi twishimira uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Hano rero iki kiganiro kiribanda ku buzima bw'imfungwa, nubwo byinshi tugenda tubigarukaho nanone bwa kabiri, ariko kugaruka ntimugatangazwe nuko mubona hari ibigarutse. Impamvu tuba tuvuga ibi ngibi, burya ahantu hari abantu batinyagambura, bativugira, kubera ko batabonye ijwi ryabo ritarenze igipangu, ijwi ry'abafungwa ntabwo rigomba kurenga ya encroach baba barimo, kubera ko nyine niho igihugu cyabo kiba kigarukira, ko hari uri mu gihugu. Hano turagaruka kuri Gakire Fidel. Gakire Fidel wari umaze iminsi abantu bibaza batese Gakire Fidel ari hehe. Urabona ko umuntu ariko ajya ahantu yo bitabaye ngombwa wenda ngo hagire aba bamugeraho kugira ngo umenye amakuru ye. Ndakubwiza ukuri, abantu benshi bakomeje bibaza bati Gakire Fidel bitebye, ndabahagomye kumenya amakuru ye, bakibaza bati Gakire Fidel ari hehe. Hamwe bati yazanywe mu Rwanda, yahageze ate, yaturutse muri ambasade, yafatiwe muri ambasade, bigenda bite, ibintu byinshi cyane. Nibyo rero turi bugarukeho, ari byo tunagarukaho rero ku bundi buzima bw'imfungwa zigiye zinyuranye, ba Idamange, ba Karasira, ba Rashidi, abandi bose ibyo baba bifuza. Hano rero imfungwa ngira ngo buriya gereza ya hano mu mujyi ikiri hano hafi, gereza zikegereye abaturage cyane, niyo zirenzeho burya kilometero bingaye burya biba bigoranye hanini kuhagera. Zikiri hano za Peseka byari byoroshye, ntabwo byari bigoranye, binateye nanone n'ahantu umuntu atuye, binatewe n'iki mageragere byafashe nko kujya mu ntara yindi uturutse i Kigali, kuko bisaba ibintu kugerayo biba bivunanye, ariko bitewe n'uri kujyayo, bitewe n'ibyo uri kujyayo n'ibyo yapanze. Nuko rero turagaruka ku buzima bwabo bose muri rusange kugira ngo tujye tubusangira. Hari abo twitaga impirimbanyi bagihari, ba Deo Mushayidi, njya mbibuka bakiri hanze abantu baravuga Deo Mushayidi ni umuntu w'umugabo, kandi ko Mushayidi ari mu bantu batangiye, niba ari mu bantu baturutse muri system muri FPR bagize bate wabashije kwerekana ati ibingibi byagombye guhinduka gutya, ndetse Mushayidi ari mu bantu bagiye bagaragaza kugeza ubwo aje muri ibi bihugu, ajya muri Tanzania mu paso Burundi mu mukomereza mu Rwanda. Ni ukuvuga ko muri make Mushayidi ari mu bantu batangiye opposition. Ugiye kubivuga ntago waba ugiye kure cyane rwose. Bantu rero niba turi impirimbanyi rero tuvuga tuti turi impirimbanyi zazikwiriye gufatanya, biba bibabaje nongere mbivuge, kumva umuntu nka Deo Mushayidi yicwa n'inzara muri gereza. Hari abantu amagana n'amagana bamukundaga, bamuhimbazaga akiri hanze, bati dore umuntu wavuze, dore yavuze n'iki, ariko no kubona uwamusura wamugeraho kugeza umuntu njye numvise ibyo ndibuze kubigarukaho birambabaza cyane, kandi ko bijya bibaho nk'umuntu wahabaye. Hari abo twabana ukabona aho kugira ngo uzabone umuntu umusura. Nk'urugero baranafungana n'umuntu witwaga Muganwa Andrew yajyaga afungwa akavamo nta muntu n'umwe uramusura muri gereza, akaba arimo yirirwa asabiriza, kandi iyo yabaga ari hanze yabaga afite abayoboke. Twajyaga tunaganira akambwira abantu bakora muri za universite ati iyo ndi hanze rwose baba bansapotinga, abantu bakora muri hehe mu nzego runaka, ariko yageramo akabura n'umwe umugeraho kubera bamwe ubwoba bandiki. Muganwa akabaho nabi pe kugeza ubwo yigaragambye ati sinshoboye ibigori, ati ngiye nshoboye amata, n'iki batuzaze tuyaguhe. Uko byagendaga byabaga bimeze hariya Kimironko turabizi. N'abandi rero yagezeho nka kuriya ntabone umusura, ntagire gute, biba ari ibintu biteye ibibazo kandi bihangayikishije cyane. Reka aribyo tunasaba rero abantu babaga barakundaga abantu nka kuriya, mujye mugerageza aho uri kure uvuga uti nkawe ushobora kujyayo cyane, abandi mugerageze. Niba kujyayo bikugoye, reka turebe uburyo wagerayo, ndetse ushake n'abandi. Nge gusura bisigaye bigoye, kera waragenda ukaba watumiza nk'abantu 10-20 mukaganira, ariko ubu ngo kwandikisha no kwandikisha umwe. Sinzi impamvu bazanye iyo system, kandi bagombye gusura abantu benshi bashoboka. Iyo ugiye bisaba ngo niba ugiye gusura abantu benshi, mugende nyine muri benshi, mubigabanye mwese uko mugenda muri benshi, yo niko na déplacement yiyongera. Icyo nagira ngo nkibabwire mubanze mukimenye, ariko buri wese abantu bari murya ntitukaje tubyinira umuntu, cyangwa ngo tuvuge tutura akagabo uri hanze yagera mu byago tukamwibagirwa. Hariya ndibuka umuntu bita, ntago namureba kumuvugo, bita Mudahinyurwa Jean Marie Vianney, mwakunze yitwa bitaga Zuzu yabaga muri Amerika.
noneho mu Kimironko batwitaga umunyamerika. Twaricaraga rimwe akavuga ati sha ati ngiye nabo ubu buzima mubamo hano cy'abantu babamo sinari nzi ko ari bwo abantu babamo. Iyo turi muri Amerika twikubitira inzoga yacu tumeze neza tunezeriwe ati reka tubone ibintu rwose nta kibazo. Ati ukumva ko abari iyo nyine byabo bya kintu ubutekereje iyo winywereye wasinze wariye waze ntago ubutekereza. Ati igihugu ntago ugitekereza ku buryo rwose ati kareba ukuntu yicaye ku mpungure wenda ari kuzirya akavuga ati izi ngizi so ari kuzinyegereza. Nuko rero hano njya nkunda kubwira abantu hari abantu bajya banyataka cyane ati mwizerwe ibintu uvuga umuntu hari no numvise avuga ngo ndenera nabivuze na audio ze ndazifite kameme ati mwizerwa nta kuntu wafungwa ngo ufungurwe wo kuva mu icyo gihugu ngo gihunge urumva nta kuntu wajya gusura ngo imfungwa za politike ngo mwirwe mwigaragurayo ngo ntibamuguha ngo utari muri systeme ya DMI. No muntu naramwumvisa bivuga ntago wagenda gusure bakarasira gusure bande ngo babe bajya. Reka mbababwire tujye tugira imyumvire ya kimuntu. Kuba dukora ibi ngibi njya nkunda kubwira abantu ibi bintu niba byarakunaniye wowe ntago ari kushoboye byose. Kwiyisara abantu baba bahinga hari ababa abasirikare ukaba utashobora kujya ku rugamba ngo urasane. Hari umupadiri akumva ko yatanga Ukaristiya akigisha ko Yesu azaza. Hari umupasiteri, hari umucuruzi, hari abasambanyi, hari abicanyi, hari abagome, hari abagira neza. Byose nibyo byiciro bigiye biriho mu isi. Buri wese agenda yibonamo kimwe. Ntago rero mu by'ukuri kuba mu byago cyangwa kwicwa n'inzara cyangwa guhora mu bibazo n'ibigeragezo ntago ari amahitamo yacu. Ntago ari uguhitamo ibyo ngibyo. Ahubwo nuko nyine ariko Imana iba yabishatse kugira ngo muri bya bibazo bigenda bibamo cyangwa batera ibibazo nuzaza uzabashe gukemura bya bibazo. Hari abarwayi hari n'umuganga. None se abantu barwaye bose ntiyaboneka umuganga. Umuganga yahunga abarwayi kugira ngo atarwara. Ibwo se abarwayi bazakira. Ugomba kujyamo rero ugashakisha ukuntu ibyo bibazo birangira kandi n'uburyo nawe uvurwa. Banyarwandakazi tujye tugira imyumvire. Ntago ari ukuvunongere mbibabwire ntago kubaho umuntu adasinzira. Umuntu arara bahondagura inzugi bamutegera bagira gute udashobora kubona akazi mu gihugu wicwa n'inzara utagira gute ibyo zitarago. Ninde niyo mpamvu abantu iyo biturebye uburyo tubibamo n'ibyo ngicyo batangira bibazatemenya ariko bari abantu ari abasazi cyangwa ariko ntago ari ibyo ngibyo. None se kuki turiho tukaba tugihumeka? None se nta bapfa ahubwo bakombirwa bakoma mu mashyi binagaragara cyaba gafungwa binagaragara ko bayakoma. Ariko buri wese Imana ifite icyo yamugeneye. Twebwe turi ku rugamba rwo guharanira ukuri ariko Imana niyo itugenera ibyo byose niyo ibyemera ko tubikora. Kugisa itabikwemere nuko yabonye wenda utashobora ubwo kwihangana. Umuntu rero Imana imukorera umusaraba azabasha gushobora. Niba mutari mubizi azabasha gushobora. Kuba tuhari rero turabishingiye mbishimira Imana kuko nanjye numva mbikunze guharanira ukuri n'amahoro. Kuba najyo ngasura Karasira cyangwa se ntajyeyo nkabirebo noherezayo Karasira nyakunda kubabwira aho twe twamupatanye kugira ngo nibura umuntu ajyeyo kubera ibibazo tuza afite n'abandi barabifite ariko tukavuga tuti kuko nawe yaranabitwisabiye ati nta wundi wansura nyaboneka mujya mugera hano. So kuba ko batajya ariko biterwa n'ibyo baganira. No kuvuga ngo rero yaba narimo benshi cyane ari mfite ubwo bushobozi najya mera ku murongo kuba ari we wese ariko ubwo niko bingana. Ibyo rero nimukajye mwirirwa guhera na kera. Reka mbibutse umuntu wavuze gutyo niba mutekereza ibyo ngibyo guhera na Bayingabire bafunzwe nabandi kera. Rero noneho muzibuke ukuntu twebwe dufunze hazaga n'abantu bacu abayoboke bacu barenga na 50 bagakora ikizeru bakaduharira bati mugende mugera ukagira ngo ukoresheje inama muri gereza bakawohereza mwabo kubumviriza gusa. Ibyo byarabaga. None se ngo badusuraga cyangwa basuraga Bayingabire n'abanagano ko babaga bari muri za systeme za DMI n'ibiki byose. Tugira imyumvire mibi cyane. Nuko ngo byari bimereye Boniface twagira Imana nawe burya ngo byari bimeze nawe igihe twajyaga twicaye rimwe rwose abwira amagambo akomeye cyane numva gahinda karanyishe. Nizere ko abumvise ko yaburi urengero cyangwa yapfuye bamwitaga bati ukorera abo ngabo. Ubu ntekereza ko ngo bari mu byishimo niba ari ariko bumvaga bitekereza. Twebwe tugiye dushimira umuntu icyo yakoze ariko uretse ko ntawe nsabye ishimwe kuko ishimwe kuri ngewe ni Imana izarigena cyangwa se izarigena kuko ari we wese ukora ibikorwa byiza. Okay, Fidele Gakire rero amaze igihe kinini yarari bavuga ko ari muri gereza Nyarugenge ariko ndumva ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 2023
nibwo saa 2 nibwo azaba ageze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aje kuburana. Hano hari umunyamakuru bita Oscar Kim avuga ko Gakire Fideli mu minsi mike aritaba urukiko. Gakire Fideli uzaba kiriho cyangwa se bitaga ngo icyogere azaburana mu mizi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuwa 23 z'ukwa 10 2023 saa 2. Yabibwira abanyamakuru bamusuye ni kuwa 6 Kamena aho basura abafungwa abafungiye mageragere kandi akabaregwa ngo gukoresha inyandiko mpimbano. Ntawe uzi uko yavuye muri Amerika, ntawe uzi uko yageze mu Rwanda, twarabyumvise gusa bavuga bati Fideli yaburiwe irengero cyangwa se byagende gute, bati bamwe bati yateze indege yizira mu Rwanda. Ntawe amenye uko niba ari Amerika yamuzanye, ariko twumva ko byarayageze mu Rwanda. Fideli Gakire rero wari ministri kwa Nahimana Thomas nawe ngo ne barashinzwe jenda niki abageze mu Rwanda gutyo. Dutegereje ko urubanza rwe ruraza kugenda, abantu benshi bariteguye ngo barebe ko ibintu bimeze. Hari bamwe ndetse hari nabo nabwiraga inshuti ye ntimwebwe mushobora wenda nk'abanyamakuru mwazagerageje maze igihe kinini rwose mbwira abanyamakuru bamwe na bamwe twashaka ko mwari inshuti ye kuki mutagerageza hamwe. Rero bati takakada harase wajya gusura ya muntu bimeze kuri ya wari ministri ahangaha urumva twazikira nuko bavuga bati ntitwazikira. Aba rero bagiyeyo n'abagabo barakoze ariko banamenya nayo makuru nibyo. Rero njya nkunda kubibwira abanyamakuru ba hano mu Rwanda cyane cyane nyaboneka muharanira ukuri mureke kwigira ubwoba no kwirwa mutitira ngo tutazakora iki, muvugisha ukuri. None se ubujarasi ntarimo uriya Nkundi neza ntari mu buroko ntarimo se Theo ukwezi ntarimo ntimubazi se nese bangaga systeme y'inkotanyi bayivugaga nabi se bagendaga gute se bakoraga gute. Ubusa abanyamakuru bafunze ni bake. Ngoboka Sylvie ntavuye muri gereza y'inzerereza ari umunyamakuru kubera ko yabonye ibintu bitagenda ikaronge akavuga ati ibi bintu bimeze gutya na gutya, akarere karahombya igihugu n'iki n'abaturage kubera ko abona ibyo bintu. Ntiyagiye muri nyamaze njya nkunda kuvuga nti yaba ukomeye yaba woroheje bizagenda bite. Nta wari uzi ko ibintu byaba Prince Kid bande bose bari bakomeye muri za Miss Rwanda bahaguruka gira ni Perezida wa Republika ukomeye, nta wari uzi ko bizagira ngo byongere bibadirije kuri. Ni ukuvuga ngo rero murabwiza ukuri iyo harimo akarengane mu gihugu nyahonda ko iyo harimo inzara mu gihugu n'urugero burya uko igenda izamuka bitewe n'igi inzara iyo yica guhera ku mukozi. Umukozi rero iyo yamwishe n'umukoresha iramwica kuko atabagifite ukimukorera umukorera. Iyo yishe umuhinzi izamuka ikagera no kukomeye. Ibyo bintu ngira ngo abanyarwanda murabimenye. Abanyamakuru nuzagira ngo kanaka ngira mutwaye ngo ziramutwaye ngo sinjya bamubwiye. Yari umudamu twaganiriye yafungishije umugabo ambwira ati kanaka dise baramufunze ukuntu yajyaga ambwira ati ariko mwebwe mubamuvuga ibiki mwagiye mubyihorera mwagiye mugira mute. Ariko ikintu cyanangaje no kuntu naje gushiduka ari uvuga cyane ahubwo kurusha uko nuwangiye yanavugaga. Nuko rero nibyo ngibyo biba byibereye iwacu mu Rwanda. Ndababwiza ukuri ariko jya nkunda kubabwira nti ibikomeye nyine biba bikomeye. Reka turebe koko ko ari buze mu rukiko nkuko byavuzwe, ibindi bizagenda biza nyuma dutekereza uko ibintu bimeze. Nuko rero mukomeze mukurikire n'ikindi kiganiro, ntabwo iki kiganiro kirangiye. Nagira ngo tukomeze twumve ubundi buzima bw'imfungwa hano mu Rwanda uko zimeze imwe ku yindi, ku buzima bugiye bumeze, nuko tukomeje kurwana n'ibi bibazo kugira ngo tushake uburyo twahangana nabyo cyangwa se twakomeza kugerageza kugira ngo izo tubashe gufasha cyangwa kugeraho tubashe kuzigeraho. Tugaruke kuri Karasire Aimable, we niwe mbona dusa naho twapatanye kubera ko avuga ko atagira umuntu umusura, ariko ukuntu nabibonye tegeye ku butumwa bwa Rashidi Hakuzimana Abdul nawe ati mwagakwiriye ariko ati mujye mugerageza nanjye mungereho ti rwose mungereho. Nagira ngo mbabwire yuko kugera kuba tutagera ku bantu bose suko tudafite abakagombye kubageraho. Impamvu rero buriya umuntu w'umunyapolitike abakeneye yuko umunyapolitike amugeraho cyangwa ufite ambition politique, burya hanini abantu bafunza hanini bakenera nibura kubona umuntu basa naho bari bahuje ibitekerezo kugira ngo wenda mubaza ati se hanze bimeze bite, se muraho, anamubone kuko yumve ko atigeze atasize abantu
hanze hatasigaye imbwa kwa, ndetse anamubwira ati dore byari byose mukomera wihangane kandi ntago ducitse intege, kuko nuko ngo yose we burya nubwo umuntu wari wese n'umuryango we gusuye irishima, ariko cyane cyane yafungiye impamvu za politiki, ukabona abanyapolitike bahakombye kugusura aho ngaho urabyishimira. Dufite abantu benshi rero bahagombye kuba twohereza impande n'impande gusura imfungwa za politiki zigiye zinyuranye, ariko nta bushobozi buhari. Icyo ngicyo mbanza nkibabwire, dukoresha ubushobotsi rero, niyo mpamvu dusa naho twikosantiye ku muntu umwe kugira ngo ibyo bintu bise naho biba byagenda neza, nuko ariko biba bishoboka, ariko nkuko nyine bishoboka. Kandi nanone kuri Karasira Aimable kubera impamvu twabifashe nk'uburyo tugize, Karasira Aimable ntago aravuga ati nta famille mfite, wenda byakubise no kumurari, so kuvuga wenda ko atagiye afite abantu bafitanye isano ryaye, ariko igihe yabaga ari hanze yaravuga ati nta famille mfite, buri yabaga afite impamvu abivuga, yabaga avuga afite impamvu ari kubivuga. Ariko nibura iyo muhuye rwose muraganira akavuga ati nsubiye muri gereza, nibura numva ko mu mutwe wanjye nduhutse, kuko nibura mbona ko mu ntekereza bigatuma na na za ndwara zo mu mutwe ya depression nibura asubira yatuye umunsi. Kandi narabibonye muri gereza ku munsi wa visit yusohotsemo, nibura ukabona abantu bo hanze, ukabona rwose wumva bikongerera iminsi ya kamorale. Buriya ngira ngo tuvuze ko Karasira ku ruhande rwacu twamubereye umuganga wo kugira ngo nibura ajya aruhuka, ni sawa. Icyo kintu nkubwire ko twagiye tubigerageza kuri we cyane cyane no kubera iyo mpamvu, mu buryo twagiye dushobozwa, si ku bwacu twenyine. Twashimira uwagerageje kugira ngo ajye asa n'udufasha muri icyo gikorwa, kuko natwe turi birumvikana ntabwo tujya kure, nawe ariyizi. nuko nguko nubwo buryo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri ni ubwerekeranye no koherereza imfungwa amafaranga, ko tugenda tubona uko ubushobozi tugiye dufite. Nagira ngo mbabwire yuko icyo gikorwa ntago kigeze gihagarara. Ibyo ku mfungwa tubikora turebye cyangwa se duperereje, tukamenya tuti imfungwa iyi ni imeze nabi, ubuzima bwayo ntago bumeze neza, ntiyisurwa, akeneye agasukari mu mubiri. Tukamenya ayo makuru, dufite uburyo tubimenya. Ahari uburyo ahantu hari abantu ntago ushobora kuhakura amakuru byanze bikunze, keretse hari umuntu umwe, ariko harenze umwe burya haboneka amakuru, umuntu agaperereza. Niyo mpamvu muri gereza n'igihe uzasanga nohereje n'umuntu ntanazi, kandi nkaperereza nkamenya ko byagize. Kugeza iyi saha nta rubwa nashyira ku magereza ku byerekeranye no kohereza amafaranga ku mfungwa. Habe gereza ya Cyangugu, habe gereza ya Butare, habe gereza ya Mpanga, habe gereza ya Gisenyi. Gisenyi byajyaga bikunda gutinda, ngahamagara gahungwa kiryo, nawe naramuhamagaraga cyangwa mu message ati kuki byatinze, nkabona arayamuhaye, barayamuhaye. Jean Paul yashomye ya Kizito ni wa kenshi, kuko nawe yatwitabaje akigera amati rwose. Icyo gihe yatumye abacu bari ati rwose ubona yaranarwaye n'igifu, yaranamerewe nabi, ibintu bimeze nabi, ariko nibura yarongeye agarura akuka, ibintu bigenda neza. Ubwo rero akatiye nayo imyaka myinshi, ariko ubu ndayohereza nkabona baranampamagaye kuri gereza bati uyu muntu niba bose ariko bigenda woherereje ninde mupfana iki, bakabyandika neza bamaze kubimenyera. Na gereza za Miyove, niba ari Miyove za Nsinda, niba ari he, aho tugenda twohereza hose ni muri gereza zigiye zitandukanye, tumenye amakuru. Ahantu hakiri akabazo gato, nako sinakita gato nako ku muntu umwe, ni muri gereza ya Mageragere. Niyo hari ikibazo kuri gereza ya Mageragere, ariko ku muntu umwe ntago ibintu navuga ndabitatura uko bimeze. Gereza ya Mageragere nibura reka ndebe nka Deo Mushayidi, Karasira Aimable, Michel Ndenande, nibura gereza ya Mageragere buriya kenshi nkunda kohereza y'abantu benshi cyane, bose bakabona amafaranga neza bye ku mucyo kandi ku gihe. Ahari umenye iyo nyohereje none bahita bayaha ako kanya
nuriya mugore wabicahaga nawe nari mwibagiwe nawe mwohereza amafaranga igihe nagiye nyamwoherereza ntago yayabuze gusa nawe yigeze kubamo kantuza karakini nza kukamenya yuko nayoherereje bakayandika ku ikarita ariko abajya guhaha bakanga kumuhahira pe kandi amafaranga yanditse yabanje kugira kutayamuha sinzi uko byari byagenze nyuma nza kubimenya ndabahamagara ikibazo bati kirakemuka amafaranga ajya ku ikarita guhaha yatuma guhaha nyine yohereje ikarita bakaza nta kintu bamwohererejeho nta kintu bamuhaye urumva kamemu yabayeho nabi muri iyo minsi nza kubaza uko ibintu bimeze ariko icyo kibazo cyarakemutse n'ubu iyo nyohereje aravuga ati amafaranga nayabonye nta kibazo pe ibintu byagenze neza ati ndi guhaha nta stress nta kibazo uwo ni kuri we Karasira nawe icyo kibazo nayo hari amafaranga nayo nayigeze kohereza ni mu mezi nkangahe nawe abo icyo kibazo baragenda barakonsilita neza nawe bajyana mu bitabo barariba neza amafaranga baza kuyamuha nawe arambwira ati nayo wohereje bundi nejo bundi mu iki cyumweru gishize nabwo yaravuze ati nayo herutse kohereza yangezeho nta kibazo narabonye yumva ko nta kibazo ikibazo ubona gisigaye dufitanye na RCS ni umuntu bita Idamange namwohereje amafaranga kandi nabyo nahamagaye kuri gereza icyo kintu tukivuganaho sinzi nomba nzongera guhamagarayo nkongera kubabaza kubera ko iki kintu narakibabwiye barareba neza mu bitabo mbahamezi n'iki barabyandika nabo barampamagara bakambwira ati ibi bintu bimeze gutya ati ko amafaranga turi kubona ari mu gipangu we kubera icyo atayakoresha simbizi kuba ari mu gipangu cye kuko nohereza amafaranga kuri kode ntago bayakura kuri kode ngo bayamuhereze ahubwo amafaranga bohereza Idamange ryamugwiza bagomba kuyandika ku gafishi bakakamwa akagenda akajya guhaha icyo kibazo rero niba uko babonaho ko amafaranga mwanditseho akaba atayakonsoma si ukuvuga ko adashaka kuyakonsoma kuko nabonye message ituruka kuri we yuko ayo mafaranga batarayamuha nabonye message ituruka kuri we yuko ayo mafaranga batarayamuha urumva ntago ayo mafaranga barayamuha aho ngaho rero sinzi ikibazo navuze ni ntawe ndi buteza urubwa ku bandi abandi aho habagamwe za rakini byagendaga bikemuka ariko harabo byanagendaga direct ntihabemo rakini niba bavuga bati umuntu kohereza abantu benshi nibiki ariko nago byabura kuba kuko tugira amahirwe kuko turi kuri tere tukabasha gukurikirana uko byagenda kose ntago ahantu hari abantu wabura amakuru y'umuntu kabone nubwo Idamange adasurwa no muri covid nta muntu ujyayo twamenyaga amakuru ntago bishoboka rero ntago waba wari hari abakozi bangana kuriya ntago haba bimeze kuriya ngo ubura amakuru ntago bishoboka buriya ibyo ngibyo mwamwibeshya yuko umuntu atamenya amakuru y'umuntu ahubwo icyo ndi gusaba RCS ahangaha nuko iki kintu yagombye kureba cyangwa se wenda nzabahamagara finaloma mbabwire ni ayo mafaranga niba ko atemereye gusurwa atemereye kubona amafaranga ye muyansubize ndebe undi nyihera niba mwaramufatiye icyo cyemezo ubwo tuzakurikira ibyo ari byo byose icyo tubona nuko nagira icyabo nta wundi bizabazwa mbabwire twahereye ku bya Kayumba tubivuga ngendagira ngo mbabwire ngo iyi message nijaka igere kuri RCS twahereye ku bya Kayumba tubivuga Kayumba ukuntu baturukaga muri gereza bakatubwira bati dore ibya Kayumba bimeze gutya dore ibya Kayumba bimeze bitya dore ibya Gahungu bimeze bitya birwa kubitagura abantu bimara imyaka biza kugaragara ruko hari ugaragaye babona amabuno yo barayakubise barayasataguye agaragaye bati dore bya bintu koko ni ibi ngibi rero tuba turi kuvuga nagira ngo mabwire simfite ubushobozi bwo kubonana na Idamange kubera ko nge nagiye ndanamusaba baramunyima sinzi niba umuryango we bawuha simbizi niba ari umuntu wo mu muryango we bawuha yazatwandikira natwe tukatubwira tukamenya neza niba ubwo butumwa butugeraho kubera ko mu gihe tutamubona ubutumwa tubufata nk'intumwa nyine yaje niba umuntu aje kutubwira ati ku makuru twamenye cyangwa se twakuye kuri Idamange nuko ayo mafaranga
atayabona atigeze, kandi nanjye nanihamagariye kuri gereza ngewe ndababaza, barambwira ngo amafaranga ngo ari mu gipanga arimo, ngo ariko ngo ntibibaza impamvu, ntibambwiye ko yakonsomye, bambwiye ko ari aho ngaho. None kubera icyo ari aho ngaho ayo mafaranga ntakoreshwe, kandi wakohereza message avuga ati ayo mafaranga ntayo nigeze mbona. Nkurikije yo message kuri gereza mbahamagara bambwiye, gakurikiza niyo message turuka kuri Damange turutse ku bandi bantu, antuma ati amafaranga ntayo nigeze mbona. Ibyo ngibyo urumva ko harimo akabazo. Bakwiriye rero kureba uburyo bamuhamagara bakamubwira, bakarebana neza ayo mafaranga uko avuga ko atigeze yakonsoma, kuko abaye yarayakoresheje n'ubundi baba barambwiye ko bayakoresheje, bo bambwira ko amafaranga ngo bayabona mu gipangu. Bamusange rero bamubwire ayo mafaranga akoreshwe n'abantu babona uburyo bamugemura cyangwa bamusure, kuko aramutse agize ikibazo apfuye cyangwa arwaye indwara zituruka ku mirire mibi cyakishwa n'igifu cyangwa se ibindi, bizasigara bikurikirana ubuyobozi bwa gereza ya Nyarugenge. RCS izabihakana, izavuga iti ibyo ngibyo ntago tubizi, mwebwe mwamufashe nabi, ibyo ngibyo birabareba, nkuko bari kwihaka, nkuko bihakanye bakayumba, ibyo ngibyo bagasigara nabo bacira urubanza. Ibintu mujye mubikora ari byo, mubikora uko bikwiye, mushyiremo imiyaga mu bikuri, ibintu bigende neza uko byagombye kugenda. Nabwiye ko nari bubateze urubwa kubindi. Okay, aho hari kuri dossier igendanye na Damange, ubuzima bwe bumeze bute muri gereza, ndetse na Karasira Aimable bumeze bute. Aho hari kuri Damange nuko nkuko bigihagaze, na n'ubu ngubu ndacyabona message yuko ayo mafaranga Damange we byakaniye, keretse niba barafashe icyemezo bati Damange ntago agomba gusurwa, umubona amaso ku maso, cyakora wenda duhuye amaso ku maso bishoboka yuko ashobora kumbwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, ariko mumushake mukemurana icyo kibazo, muzaduhamagare natwe mutubwira muti cya kibazo cyarakemutse, iyo ibyo ngibyo bivaho ngaho birangire, zaza mabwira yuko byakemutse. Ariko kugeza iyi saha ntago naza ngo mbeshya abanyarwanda, cyangwa se ngo bimwe navugaga ngo byarakemutse, kuko na n'ubu ngubu ndacyabona message iza ngo ntago yigeze yabona, ntabwiwe nawe, ariko kubera ko ari ukwiranja umuntu akareba uburyo amenya amakuru, kuko wenda abamugeraho ni benshi, ari ababaye kiragurike, ntago reka twokwirirwa tuzimirizaho. Icyo ngicyo ni icyambere. Karasira Aimable rero nawe arabashimira cyakoze kuri ntuza kuba dufatanya kugira ngo tubashe kujya kumugeraho kumusura. Nabyo nababwiye ko ari ibintu bimufasha muri kumufasha rero, bigatuma na ya stress na bya bibazo byo mu mutwe n'iki, wenda umunsi byo muganiriye ari ukuntu asigara yishimye, agasigara rwose ka morali gahari, kuruta uko yasigarira yabona nta n'umuntu umugeraho, kuko yabonye ibihe bya covid rwose igihe twagera avuze ati mwari mumaze igihe rwose nanjye narahangayitse sava. Ni ku ruhande rwa Karasira turi wari kwinarwa ku rwa Rashid gato. Karasira rero hari akantu nabonye yavuze ati mwebwe muri hanze mwari mukwiriye kujya mumbariza iriya miryango ishinzwe abacitse ku icumu, kuko ngiye nta kintu navugira ahangaha. Ati ko murumuna wanjye ari umurwayi wo mu mutwe ngo anajya n'indera, we ngo afite ibipapuro by'indera, niko yavugaga. Ati ni umurwayi rwose, afite ubumuga bwo mu mutwe, atariko kubera iki batamwitaho ngo bamukurikirane, kandi nawe yaracitse ku icumu. Nicyo ngicyo nubwo butumwa nabonye Karasira yatanze, yuko twakagombye kuba mubariza. Sinzi, ntago nzi uburyo ubwo butumwa bwatangwa, ariko ntekereza ko niba butanzwe mu buryo nkurikije uko yabutanze, nabyo ndumva ibyo ngibyo nabo bibageraho. Ko yaravuga ati ngiye birambaza kugira ngo umuntu abe yaracitse ku icumu, ariko ugasanga iyo miryango y'abacitse ku icumu nta kintu iri gufasha murumuna, ku ruhande rwa murumuna we. Ati bakwiriye kumushaka aho ari, bakanamenya ahantu ari, bakanamwitaho mw'ibyo bitaro hose. Ati kuko mfite ikibazo cya murumuna wanjye ukuntu abayeho, kandi afite n'ubwo burwayi agendana amaranye igihe ajya no kwivuza indera. Ndumva iyo ni message ubwo ngubwo ku ruhande rwa bashinzwe bacitse ku icumu. Nawe rero ku ruhande rw'akavuga ati ibi bibazo byose mfite bituruka kuri genocide. Na Karasira nawe avuga niko avuga, atari ku ikintu kibabaje, ati iyo miryango nanjye ntirangeraho nibura ngo inanyumve cyangwa se yumve ko ibintu bimeze. Nawe ubwo ni ku ruhande rwa murumuna we no ku ruhande rwe ku giti cye. Ati iyo miryango nanjye ntirangeraho ngo insure cyangwa se indengere nk'umuntu nanjye wacitse ku icumu. Ni ko nguko Karasira Aimable iyo message avuga ati mwazarebye ahantu muyingereza.
tuba turi kwiganira cyangwa se tuvuga tuti se ko twamusuyeho ko we bitekerezo bye bimeze gute arumva ibintu. Ikindi nabonye avuga ni cyerekeranye ku bavoka, yavuga ati abavoka rwose ntago baheruka, ntago nza amaherezo yabyo uko ibintu bizagenda, ariko akavuga ko ahanini ikintu kigendanye n'abavoka gishobora kuba gishingiye hari yuko amafaranga ye bayafatiriye. Ati guhera kesi y'amafaranga yagarukamo, urabona ko kiriya kibazo bamureze bakamuriga umutungo, bakongera bagafatira umutungo we, niba bavuka ari kujya bahemba ko uwo mutungo we bakabona wenda bongeye kuwushyira mu rubanza, wenda bakacika intege cyangwa se ntiba bazamwunganira, ntabizi niba bazamwunganira cyangwa batazamwunganira, kuko avuga yuko batarongera kugaruka kumureba kuri gereza cyangwa kumukonsirita ngo barebe uko ibintu bimeze. Nacyo kibazo aravuga ati urubanza sinzi ukuntu nzaruburana, sinzi amaherezo yarwo. Cyakora avuga yuko urubanza nanone rwasubitswe, hano ko rwarasubitswe, umucamanza we sinzi uko byari bimeze. Urumva ko uko bimeze ntazo ako ibintu biri kwerekeza, bitewe n'icyo kibazo cy'abangunganizi birakagumye ko hari ikintu bari kumubwira. Ku byerekeranye rero Rashid nawe ndumva ko yari yasohokeye rimwe n'abakarasira n'iki muri iyo visite, nawe rwose kumurabukwa gutyo atariko nanjye mujye mugerageza rwose mugeraho muze munsure. Nawe urumva ko nawe abakeneye nibura impumeko by'abafite akayihayiho ka politike, si ukuvuga ko imiryango itamusura, buryo kumusura k'umuryango ni visite, ni famille nyine muganira, se mu rugo muri kurya, mu rugo s'abana bari kwiga, biba birangirira aho ngaho. Ariko abakeneye nibura andi maso mashya mu bandi bantu cyane cyane bari bahuje umwuga, kugira ngo nawe baganire nyine avuga ati turaho nyine hanze. Mbega si nibyo gusa, ari n'igihe mwanahura mukigana n'ibindi mu buzima busanzwe, cyangwa se ukanamukomeza agakomera, utagendeye no kwibyo batazabyumva ati muzamuje kuganira politiki, kuko n'ubundi baba bumviriza n'iki. Ariko ni ngombwa abakeneye abantu rero bagiye banyuranye kugira ngo abantu bone impumeko nshya cyangwa se ibindi biganiro bishya by'abantu, nabo bataganira ibyo mu rugo umwana yararwaye cyangwa se ibindi, baganira ibindi bintu bisanzwe, akabona ko hari ibyahindutse muri we. Rashid rero ngira ngo muribuka ko urubanza rwe aherutse kuburana rwaburanwe ari inzitizi yasabaga ko yarekurwa by'agateganyo, akaburana ari hanze nk'uko byagendekeye baba muri kine n'abandi. Ariko ibyo bintu ntago biba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndumva byaba ari igitangaza biramutse bibaye. Rashid iyo baza kubihabwa byari igitangaza, ntago babyemeye rero, ndetse n'ubushinjacyaha bwamusabiraga ko buranira mu muhezo, ariko birangira wa muhezo umucamanza nawe wanze, ati nta mu muhezo agomba kuburanira mu ruhame, kuko ibyaha byabereye mu ruhame. Aribyo tuvuga tuti iyo na Idamange yaburaniye mu muhezo kandi nawe ibyaha byarabereye mu ruhame. Sinzi rero iyi ngingo bagenderaho kugira ngo bigende gutyo. Na Idamange nawe buriya yanze urubanza avuga ati ntago njya mu muhezo, ngenda buranira mu ruhame. Abonye abyanda ati po mugende mukati yo mushaka, niho handi ari bamukubitaga imyaka harya ni 25 n'ingahe, ni myinshi cyane. Ibyo aribyo byose no kuvuga rero yibereye muri gereza tuje, agomba kuvuga ati ndikorera uburoko. Iyi gereza rero turi kubona ndumva rigana nasoje, ntumugire ngo hari ibindi ubu tugiye kwiganira ibindi ibintu kukwina. Icyo ne nibagiye hago gato, sorry. Karasire Mab nawe yaravuga ati ndiye mbana na Kazungu rwose, ati Kazungu ati naramubonye uko aravuga ati Kazungu mbona ari umuntu mwiza, ntago ari ukumurata cyangwa se cyo wenda ntago muzi, ati byo bamuvuga ko ari umwicanya, ati umubonye ubona ari umuntu usanzwe, uba wishimye, ubona ufite morali, uhora seka, ikindi ati bona rwose nta kibazo. Ntago babana muri shambure umwe, kuko Karasire Mabure abana na Sibomana Silive uriya wa FD inkingi, cyangwa ubu yabaye ubari muri Darifa. Akavuga ati abana muri Sibomana Silive, ariko aho ngaho wenda gato akavuga ati Kazungu ibyo ari byo byose ukurikije n'uko unabona cyangwa se ukuntu tuganira, ubona iyo muhuye buryo ubona seka, tubona ameze nibura ubona ati mbega wakavuga ati ibintu bye bishobore kuba ari ibintu utamenye ukuntu bimeze, ukurikira ati ukurikije uko mubona, ati ntiwamenya, ati ntiwamenya niba yanabikoze ukurikije uko mubona, ntiwamenya rero wenda bitewe na systeme cyangwa se n'icyo ukuntu umuntu aba ameze. Kuko niba umuntu abyiyemerera ati ibintu byanjye byagenze gutya, ntago wajya ariya ngo ucite kuvuga ngo ntiyabikoze kandi nawe abyiyemerera. Ariko nawe aravuga ati moral afite, ariko akanagaruka uburyo abayeho, ati uburyo abayeho ntago ari nkuko tubayeho.
adafite uburyo yitaweho burenze uko twitaweho. Ati kuko yavugaga ko ndetse niba uburyo agemurirwamo cyangwa se uburyo ifunguro rye riba rimeze ngo hari ibintu niba ngo sinzi nibuka neza niba Karasira yarafunzwe Sankara gihari ngo hari niba ari ni ikiporute manjeti kinini bagizaniragaho Sankara ibiryo cyangwa se bamumenyeraga ko ngo yabagaho neza. Ati n'ubu ngubu Kazungu nibwo buzima bamo kiba kigerekeranye ibiryo by'amoko yose babizaniye Kazungu akabaraho ngo ubwo byose ukabona ko ubuzima bayeho cyangwa se uko ariho binyuranye cyane cyane nuko tubayeho hangaha. Ati afite ibyo byose bamwitayeho ntago nyine niba aburiya ibyo byose biryo hariya bituruka kwa Nyirangarama biragurwa ababimuzanira cyangwa se uburyo bigurwamo buriya bafite uburyo ibintu byagenze neza kurushaho cyangwa se niba ari n'ibituruka iwabo bikagera aho ngaho bikabimuzanira ntago twamenya uko bimugeraho. Ariko icyavuga aravuga ati bona rwose ari umuntu wishimye rwose ubona kutanamenya ko ari ikibazo. Ibyo ntago bitangaje ariko kuri Kazungu kuko n'abantu bose bagiye bamubona muri quartier baravuga tubona ari umwana mwiza ubona rwose utanamukekera ubona buraga n'abantu. Ati ibintu bye byahinduraga isura. Ati ndetse ntago twari kumukeka naho ngaho rero ni wamenya impamvu yagezemo akaba umwana mwiza. Gusa icyo twasaba nubwo begeranye hari ingudukuta tugiye tubagiza kuko niba yaravuga ati nk'ahantu Diane yarafungiye mu ibyo bicaro ukuntu bagabanyijemo n'ukundi gutya agira gutya buri wese nyine agiye afungiye mu kankuro ke n'iki nuguhura bakubitana gutya wenda ari utwo bahuriyemo. Icyo twavuga tuti niba bimeze gutyo kuzabashyira hamwe batazumva bati twamuhize hamwe na Kazungu twumva bigenze gutya abangamiye umuntu. Niba ko byari bimeze gutyo abantu bagumye bibanira mu mutuzo wabo cyangwa se mu mutekano wabo uko bari bameze nawe agumaho ngo hatazagira urwitwazo ruzabaho cyane ko niba babona bakabona ko ari umwana mwiza cyangwa se bakabona ko yitonze no hanze nta muntu wari uzi ko ibyo ngibyo byabaga uretse abamuguye gitumo. Umuntu rero ashobora kuba ari mu banda akaba ari nyoni nyinshi nyine aseka basekera kandi mu by'ukuri hari ukuntu ateye mukwe kandi mwarabibona ko no mu rukiko bamuzanye bamubonaga ari guseka rwose aseka ubona ameze neza nta kibazo. Ibyo ngibyo rwose ubona sawa bitewe n'impamvu hari impamvu ibyo byose hari komeye. Nubwo rero nuko birya ibiganiro byo bimeze ati bundi ubuzima bukikomereza uburoko bukikomereza. Karasira Aimable rero ngira ngo aracyari mu rubanza aracyari muri procedure y'urubanza rwe kwavuze ku bya Rashidi. Karasira urubanza rwavuye mu minsi 30 ubu ngubu ruri mu nzitizi rwagomba kuba muri za nzitizi bavuga bati agomba ataye kubera ko afite ikibazo cyo mu mutwe ariko hazamwe ikibazo cyo kuvuga ngo nubwo arwaye mu mutwe ariko ngo afite ubwenge ngo aratekereza bya bindi twavuze tuti nta muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe wo ku mutwe ntago ari urutoki burya ni urwaye urutoki cyangwa hehe burya birakubresa ku buryo ushobora burya urwara n'urutoki maze umubiri wose ugahinda umuriro. Nkanswe kurwara muri moteri imodoka yarwaye muri moteri burya n'amapine ntahaguruka aho ngaho sinzi impamvu abantu batabitekerejeho cyane. Ibivugwa rero ni byinshi cyane ariko kubyerekeranye Karasira Aimable ngira ngo nacaguranyije ariko nanerekana n'ahandi ukuntu bigiye bimeze ubu ikibazo kikwiriye gusobanuka neza kandi nigisobanuka neza kandi kikajya ku murongo tuzashima Imana tuvuge tuti ibintu ni sawa sawa icyayidamanye n'igicemuka umuntu yafunze abafunze numva ataragombye kuba ari mwibi bintu. Erega buriya bintu bya idamanye ntago nabishidikanyaho. Tukigera Pesekari ya 1930 ndibuka twagezemo bakajya banga ko dusurwa no gusohoka bakajya babyanga ndetse banatwima n'ikibari ngo tugemurirwa ariko kibari kwaro kugemurirwa n'umuryango wa ibiryo bihiye niki ndetse bakajya badushyira abantu bakaducunga cyane wabonye uvugana nawe bakamujyana mu kasho bagera igware bariya. Ibyo byari biriho hari igihe cyageraga rwose ukajya no mu kasho ntujye gusurwa. Ibyo byari biriho umuntu ufunzwe impamvu za politiki ari uburyo bamugendaho cyangwa bakamwiyenzaho ukabona ibintu biragenda bihindura isura kuri we. Ndumva ari uko nkuko ibintu bihagaze muri make rero reka twiganire ku musozo bakunzi bacu kandi banywanyi bacu bibihe byose. Uwiteka akomeze abarinde rero ndumva tubahaye ishusho y'ibintu kuntu bimeze. Nongere mbasabe kandi abagenda badukurikira kugira ngo muduhe ramforo cyangwa mutwongerere ingabo mu bitugu kugira ngo tubashe kugera kuri umwe ku wundi kuko ubu ngubu biremewe niba twangira tuzabibabwira ariko nibura tubashe kugira ubushobozi bwo gusura ba Rashidi tubashe kugira ubushobozi visa bwo kugenda umuntu asure cyuma tugira ubushobozi bwo visa bwo gusura
ba Theoneste n'abandi ba Michel n'abandi bagiye banyuranye, umuntu abashe kugira atari kuvuga ngo kuko hari igihe ubona nk'amafaranga wenda ari nka make nka gutyo wabashije kuronka mu bwo buryo kavuga uti gufata tike njya ahantu n'ubundi tike igera amageragere iba ari nyinshi cyane ugereranyije, kuko burya iyo urebye umuntu najya gutega moto cyangwa se agakoresha ibiki, ushobora gusanga umuntu umwe ashobora gutwara nk'amafaranga 10,000 bitewe naho yaturutse kugira ngo abashe kujya kubona uwo muntu mageragere, bavugane bigende neza, ndavuga utudepanse n'utundi noneho yagerayo akabona nawe akagenda. Ayo mafaranga rero kuvuga ngo uravuga kugira ngo nzafate amafaranga 10,000 nyatekere tugihita tujya muri za ekonomi z'abanyarwanda bitewe no kubukungu buhagaze, ukavuga uti reka nyamwoherereza zayagure mu isukari kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza kandi ibintu bishuke kugenda neza. Nubwo nguko ibintu biba bimeze, reka rero twiganire ku musozo uzabishobozwa cyangwa se uzagira izo mbaraga wese. Njya nkunda kubwira abanyarwanda nti twagombye kwitaho abantu bacu bababaye, twagombye kwitaho abantu bari mu kaga, twagombye kwitaho abantu bari mu bigeragezo nk'ibyo ngibyo, tukabatsura tubaha ka morale, tubabwira tuti mukomere. Gihe muri kumwe mushobora no kuvuga isengesho ku mutima kandi Imana ikaryumva. Igihe muri kumwe ushobora kumubwira ati hanze turaho, hari n'icyo wenda ataba yabona yakubwira, yakagombye kukubwira ukamenya uko ubuzima bumeze. Nuko nagiye numva inkuru nk'izantuza za uko byakundaga kumubaho, nayikundaga kubimenya. Uriya mugabo Deo Mushayidi akiri hanze yari afite abantu bamwadimira cyane bamukundaga, ariko nta kintu kimbabaza cyane kubona ngo hari igihe ajya agira inzara yamwisha akitura hasi, akidunda hasi niba agira ibibazo bya tension. Hari umuntu wabimbwiye neza ibye numva binteye agahinda, bijya bigeraho kubera ubuzima rwose. Urumva rero abantu bari bakwiriye kugerageza bakavuga bati dukora iki kugira ngo nibura ubuzima bwe bugende neza, baje kurya anywe, iyo minsi ture ko yayicomokamo neza. Hari n'abavuze ko yasabye ko yarekurwa, nkarabibonye byagiye biba kuri ba Rusesabagina, biba kuri bande, ariko Deo Mushayidi we reka pe ufungiye icyaha cyo kubeshya. Yavuze ko afite ingabo harya kandi ntazo, babyita gungabanya umudendezo w'igihugu. Icyo ngiye nari kucyita icyaha cyo kubeshya ngewe. Nuko rero ni kwisi yubatse, tugerageze kurengera abababaye, dukora akazi hano gahari gakomeye. Haravuga bati mukora akazi gakomeye aho ngaho mu Rwanda, nuko duhari nyine, tudahari ntago kakorwa. Kandi buryo umuntu ari ku mwanya Imana yamuteganyirije ati baho ngaho ari kubeho mu buzima uko byagenda kose. Nuko rero reka ngane ku musozo kandi bashimire uko mwakomeje kubana natwe cyangwa uko mukomeje kubana natwe. Uwiteka akomeze rero abarinde. Ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace Imbera kuri Kigali mu Rwanda. Kiganiro nakagaruka tuzongera, ngomeze mu dusengere, dusengeranirane, tugire u Rwanda ruryoshye. Mbabara cyane iyo ndebye ubuzima abanyarwanda babarimo, ariko kanishimira yuko hari abari guhaguruka nibura bavuga bati ibibazo bikombye gukemuka, nibura u Rwanda rw'ejo rukazaba rwiza kurusha urwa none. Kandi bizagerwaho byanze bikunze. Nkunda kubabwira ngo ntago turi guhamba imbwa, ubwo turi kugerageza gukora igikorwa cyose gishoboka, kandi abumva barumva, abatumva rero sabacu n'abisi. Ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace Imbera kuri Kigali mu Rwanda. Kiganiro tuzongera, Imana ikomeze ibane namwe.